ubusirimu busimbura ubukristu ntacyo bugize gute, ntacyo bumaze. ariko uzi umuntu Imana igirira neza akibuka kuza gushima, kandi sibwo bwa mbere muhanuye, n'abatubanjirije barahanuye, n'ubwashize bagize gute, barahanuye. ariko ikibazo nuko igukorera ibyo ngibyo warangiza ukayihemukira, sibyo? Amen. Haleluya. Abaje nyuma nitwa Murekatete Jeanne, mama Furani ry'abantu wenda bazi cyane. Ndi umubyeyi mfite abana 6, mfite n'abuzukuru 3. Ndashima Imana ko yagize neza. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, amasaha yagiye. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice 5. Ibice 5, umuntu usoma neza nadusomere. Ibice 5 ahere ku murongo wa 5 ageze ku wa 13. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 5 ageze ku wa 13. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 5 ku murongo wa 5 kugeza 13 baravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorere uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye, kandi hari abantu benshi. Amen. Imana kugirire neza. Reka dusome Matayo ga
gatatu kabiri. Ho ni ijambo rigufi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 3:2 haravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Aho ngaho gusa. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Aya magambo niyo tugiye kuvugaho umwanya mutoya. Naje kare, nubwo wenda ntatangiranye namwe ariko naje kare, nazindutse rero naje nzi ko ndi butahe kare. Tumaze iminsi mfite umwana uri mu bitaro kwa Nyirinkwaya, ubundi ndava aha ngaha bite nsubirayo, ariko kuvugira uyu mugabo ntacyo bitwaye. Haleluya. Ndabizi neza ko kuba kwanjye hariya ntacyo byari kungura, ariko Imana yaravuze ngo nituba mu byayo nayo izaba mu byacu. Amen. Amen. Ye kuvuga gatoya kuri aya magambo. Intego y'iki giterane bayihaye ivuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Maze iminsi ndi kubwiriza ijambo rivuga ngo ubusirimu busimbura ubukristu ntacyo bumaze. Maze iminsi ari ryo ndi kubwiriza ubusirimu busimbura ubukristu ntacyo bugize gute, ntacyo bumaze. Kandi hari igihe abantu bajya batureba bakavuga ngo abarokore ntabwo ari abasirimu, ariko burya barabeshya. Oya, twebwe dusirimuka ku mubiri tugasirimuka na hehe no mu mutima. Nitwe basirimu rero. Amen. Amen. Kandi iyi Mana twizeye ni insirimu. Sibyo? Iyi Mana twizeye ni iki? Irasobanutse, ikunda ibintu byiza, ikunda ibintu biri mu mucyo, irasirimutse. Kandi naho ituye nahasirimu. Haleluya. Haleluya. Niyo ubonye ibyo imyambaro usanga ari abasirimu. Nigeze nzanga hari mbabwira ukuntu napfuyeho nkagaruka. Sibyo? Narungurutse. Ariko nabonye mu ijuru bambaye imyenda yera. Narababwiye ngo nageze kuri rwa ruzi. Hakurya y'uruzi hari abantu bambaye imyenda y'umweru. Kandi n'abambukaga rwa ruzi babaga bambaye imyenda y'imyeru. None se wakwambara imyenda y'umweru utari umusirimu? Hoya, wakwambara imyenda y'umweru utari umusirimu? Iwacu ni abasirimu kandi banga imyanda, banga ibintu bibi. Maze iminsi mbwira abantu ngo ubusirimu busiba ubukristu ntacyo bumaze. Wenda nzagaruka ndivugeho, mureke mbabwiye. Haleluya. Haleluya. Muri ngiye harwaniye amagambo menshi bakama intego. Hari amagambo yarandimo, ariko mushumba wanyu ni inshuti yanjye, nzamubwira ngaruke. Hari amagambo menshi yahoze ndwaniramo. Nahoze shaka kuvuga ngo Imana ni ikomeretsa kandi niyo yomora. Sibyo? Irakomeretsa kandi kagira gute? Haleluya.
hari igihe ibintu byose usanga tubiha satani, ukavuga ngo satani satani, kandi Yesu yigeze abwira Herode, aramubwira ngo nta bubasha wangiraho ijuru ritagize gute. Bivuze ngo hari igihe ibitubaho byose iyo uri umukiranutsi ijuru riba ryagize gute, ryabyemeye. Bwana sifiwe. Yigeze ivuga mu ijambo ryayo kuva 21 hari, iravuga ngo umuntu nagukubita urushyi cyangwa ibuye ntupfe, ugasindagira ku kibando, aravuga ngo uwo muntu ntazabarweho urubanza, icyakora azakurwaze kugeza igihe ukirira, narangiza akwishyure n'iminsi warwariyemo. Rero naje gusanga Imana niyigira uruhare kugira ngo bya bipfunsi na ya mabuye atugereho, niyo ikwiriye kuturwaza kandi ikagira gute, ikanatwishyura nzarivuga ngarutse. Amen. Rata uyu munsi nshatse kukubwira gatoya ngo biragatsindwa guhemukira uwakugiriye neza, sibyo? Nageze ahangaha nka saa yine hari gutyo, hari hakiri abantu bake, kuva mu gitondo bahanuraga bavuga ngo iravuze ngo igiye kujya gute, nderetswe baravuga, kandi sibwo bwa mbere muhanuye, n'abatubanjije barahanuye, n'ubwashize bagize gute, barahanuye. Ariko ikibazo nuko igukorera ibyo ngibyo warangiza ukayihemukira, sibyo? Haleluya. Niba hariho umuntu wanejeje ni wa mudamu yagiye, wondi washimye. Haleluya. Ariko uzi umuntu Imana igirira neza akibuka kuza gushima, nije kukubwira ngo biragatsindwa guhemukira uwakugiriye neza. Izi nkuru dusomye ngo ni umuntu wari umaze imyaka 38 aba ku kidendezi, hari ahantu yahahuriye n'akaga. Uzare nk'ubu ndwaje umwana icyumweru kigiye gushira, ariko urabona abantu n'abarumunabe batangiye kurambirwa, wambwa ngo ujye kuharara, kavuga ati oya runaka agiye, runaka agire gute ajye. Uriya we yararwaye imyaka aba ku kidendezi, byashoboka ko nawe yagize abamurwaza bakageraho bakagira gute, bakigendera, sibyo? Haleluya. Hari karumuna ke kagiye kugenda mu gitondo ku kazi, karavuga ngo ninde urara kwa Nyirinkwaya, ndamuga ngo ni wowe, ngo mama ngo harare. Bivuze ngo kurara kuri ka gatebe kaba kari imbere y'igitanda kamugoye. None uriya nawe ashobora kuba afite abamurwaza, ako bakageraho bakarambirwa, abavandimwe bararambirwa, inshuti zirarambirwa, bene se bararambirwa, asigara wenyine. Ngo marayika iyo yamanukaga akaza mu kidendezi, amazi yarihindurizaga. Iyo yihindurizaga ngo uwamanukagamo bwa mbere niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Amen. Amen. Noneho kuko nta murwaza yari afite, ngo iyo amazi yihindurizaga ngo akiza, abandi bamutangaga kumanukamo.
ageze igihe no kugira ngo yikurure aze ku kidendezi bimunanira. Hari ibitabo bivuga ngo kubera kuryama cyane ntabwo yajyaga areba hejuru, yahoraga igikanu kubera ko imitsi ngo yari yaragagaye, yahoraga areba hasi. Rero haba umunsi udasanzwe, haleluya haleluya, haba umunsi utagize gute udasanzwe, ngo Yesu anyura hariya hantu. Ahageze amubonye aryamye amenya ko amaze imyaka myinshi. Imana itugiriye neza, haleluya haleluya haleluya. Hari igihe abantu bagira ngo ahari Yesu urajya kumushakira hehe, ariko Yesu arakuzi wese. Yaravuze ngo ibyo tuzi nawe agize gute arabizi, niko yavuze. Ahageze ngo aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Ngo aravuga ngo mwigisha, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu ariko mana we uri mwiza no kuri. Yesu aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ubundi Yesu yaje nk'uko bavugaga, hoya ntagombera bene wanyu, ntagombera abakire, ntagombera imiryango. Yesu yaje wenyine arihagije mu kibazo cyawe. Agize gute? Apfa kuba yagize gute? Akorata wamumpereye icyubahiro akabyara. Nta kindi avuze, wa muntu ahita arabaduka yikorera uburiri bwe aragenda. Ngo akigenda gatoya ahura n'abanyamategeko. Burya hari abantu b'abanyamategeko baramubwira ngo ni iki gituma wikorera uburiri ku isabato? Arababwira ngo wagijije niwe wambwiye ngo nikorere uburiri ngende. Haleluya haleluya. Baramubwira ngo wakubwiye ngo ikorere uburiri ugende ninde? Ngo aramuyoberwa kuko Yesu yara yigende, aramuyoberwa. Imyaka amaze ku kidendezi, ariko bamukijije gatoya ahita yibagirwa uwamukijije. Nta mwanya uratambuka, nta jya nkunda kubwira abantu, habwira ngo ubu nanjye nazageraho nkibagirwa iyi Mana. Yandengeye, nakijijwe umugabo amaze gupfa. Yapfuye amaze gukizwaho nk'umwaka umwe. Yapfuye mfite imyaka 30. Nari mutoya, nafite abana 5. Ubuzima bwari bugoye. Nigeze kubabwira ahangaha, ndababwira ngo Kigali ibaga nta kinyiteye. Ntabwo wabyumva ufite ukomeze. Ariko muri ubwo buzima bwo kuba ndi Kigali, nta nzu, nta n'abana, nta kazi, mbona ukuboko kw'Imana.